ariko niba warashatse ukurikiye ubutunzi uyu munsi n'ibyagatumye haba amakimbirane mu rugo rwawe ngo kubera yuko umugabo adafite amafaranga, ndabinginze ndabasaba, njya nkunda kubabwira ngo ndabakunda kandi koko niko kuri mbabikuye ku mutima, ariko nawe ubwawe basi bwarimo reba icyaguteye kubaka ubundi niki, numara usubiremo urebe neza koko ikintu cyaguteye kubaka ari cyo wakabaye uyu munsi wa none ukigenderaho. Niba warubakiye ku mafaranga akaba atagihari, ntago ugomba kubaha umugabo kubera ko atagikize. Ese niba utakimwubaha ibyakuzanye bikaba byarangiye, ntiwagenda mu mahoro kugira ngo mwicane cyangwa muhore mu rwana mu makimbirane n'abana banyu mubaha uburere bubi. Amahoro y'Imana uburyohe nibwongere bukuganzeho kandi nizere ko umeze neza. Tugarutse turi bashyashya nkuko bisanzwe, ngewe nitwa Nongera Bernard. Channel ni yayindi ni Eleva 250, hanyuma nyirubwite icyamamare, hanyuma akaba ari icyogere mu bagore, nyirubwiza, nyuburanga, nyirimitoma, nyirijwi rituje yahageze. Reka tumwumve hanyuma twumve ko akiri wa wundi, niturangiza anatubwire uburyo tugiye kwinjira muri iki kiganiro byifashe. Murakoze cyane, ndabasuhuje. Ni Mukamana Rivani nkuko bisanzwe, ndabakunda kandi cyane. Amahoro y'Imana n'abane namwe. Uyu munsi tugiye kuganira ku ntego ivuga ngo ese warwubatse ute? Intego yo kubaka urugo rwawe yari iyihe? Ese niki gishobora gutuma rugira ihungabana bikakunanira kubiringaniza? Ngiye kubaza ngo nurucyubuze urugo. Warwubatse kubera iyihe mpamvu? Aha, tukira hangahoro kuri yo ntego, ndagira ngo umfashe tubigendanemo neza. Yego. Noneho ngiye mbaye mu ruhande rw'umuntu dukurikiye. Yego. Wowe uri mu ruhande rw'umuntu uzanye iki gitekerezo. Yego. Uri murambaza ngo narwubatse ute cyangwa se uri kubaza umuturanyi wanjye ngo arwubatse ute? Ariko mu by'ukuri muri abangaba hari n'abatararwubatse nubwo barubamo. Ushatse kuvuga iki? Hari utararwubatse kandi ruriho nubwo ntago yarwubatse nyine, rurahari ariko ntabwo yarwubatse. Donc ameze nk'umushyitsi warusuye. Kabiri, hari umuntu bavuga ngo yararwigeze. Kwigera umwambaro no kuwugura ni ibintu bibiri. Kwigera urukweto no kurugura ni ibintu bibiri. Uyu mwanya nshobora kureba urukweto rwawe nkabona ni rwiza nkarwishimira. Nshobora kukureba nkabona uri mwiza nkakwishimira. Ariko donc amarangamutima yanjye atarayo kuba twabana karamata, arayo kugira ngo uyu munsi ndase ku ntego ngusekure. Yego. Hanyuma nikuriremo umushongi, nimara kukuramo igihe cyanjye runaka nzigire mu bundi buzima. Ari naho wumva umwe ashobora kuvuga ngo umukobwa ngo ameze nk'ikigori cyokeje. Umuntu ashobora kuza agahungura umuhiro we. Yego. Ejo akaza undi agahungura umuhiro we, hanyuma nyiri byago wa wundi bazajya guteza akayaga ngo nazana inkwano akazajya kuza hasigaye igitiritiri. Bire nawe uyu munsi dufite ikibazo cy'ingo zibanye nabi. Nigeze kubaza umuntu ijambo ndamubwira nti harya buriya ukurikije uko ubona ingo muturanye n'abashuti bawe bakuganiriza mubanye, bibaye ngombwa ko twari turimo tuganira, umva twari twafashe igihe cyo kuganira, hano ubwo yari umuntu umwe ariko uwo numwe niwe nabajije abasubiza ari benshi. Ntiburiya habaye ngombwa ko batanga promotion bakavuga bati cyangwa se bagatanga urubuga rwo kwisanzura, bakavuga bati uyu munsi umuntu narekurane n'uwo babana atangire bundi bushya abane n'uwashaka. Abantu basubirana banganiye. Umuntu yarandahiye atumva nkubwire, nkurikije abo naganiriye nabo, nabo nzi yari umuntu mukuru urumva ntago yari muto, nabo nagiye ngira inama atisha bagera kuri 3% mwaba mutomboye. Nikanzemo ndavuga nese niba umuntu ashobora kukubyarira abana 3 ukaba wumva mutandukanye mutasubirana, si kibazo gikomeye.
ariko buriya hari ibintu wibagirwa, hari n'ibintu wirengagiza. ibihe Ni nayo mpamvu buriya na leta igera ku rwego ivuga ngo tudashingiye ko mwabyaranye inshuro izi n'izi, tudashingiye ko mwateranye imitoma mujya ku bana, yego tudashingiye ko mwaje mugahagarara imbere y'idarapo mukazamura ikiganza, umuntu niba munaniranywe ibyo mwatekerezaga akaba atari ko mubibona o kwicana, muze musabe icyo bita divorce. Uyu mwanya ujya kubona ukabona umuntu yaraje, mu by'ukuri yaraje kubaka, yishakira imibonano kubera taye nziza ufite, akavuga ati mfashe kwa aya mataye turi mu kirere nka kiriya byameze neza. Kabiri, aho umuntu dusohokanye mu nzira byaba ari free, abantu bajya bandi bakabonyubaha. Hanyuma gatatu, umuntu akavuga ati ngewe uyu musore afite akazi keza, ndamutse mbanye nawe najya ndya neza, najya mbona amafaranga, amafuta yo kwisiga meza, kira cyita abantu bakambona ko ndyoshye, hehe n'ubukene. Ariko akirengagiza ko uyu mwanya uyu muntu uje kureba wizeye yuko ubuzima bugiye kuryoha kubera akazi afite, ejo gashobora guhagarara. Wirengagiza ko izitaye ubona ziri gutuma uvuga ngo turamutse tugendana, aka gasura ubu buranga ubona bishobora kuba ejo bya binde wizeraga by'ubushobozi byagabanywa, kuko mu buzima twicara tuzamuka cyangwa tukamanuka. Uyu munsi ubona umuntu yari umukire, ejo ukabona yakeneye. Uyu munsi ukabona umuntu yari umukene, ejo ukabona yakize. Ubuzima bwicara buhinduka. Noneho ugasanga wa muntu ageze ku rwego yarebaga zataye akazibura. Niyo ahita avuga ati naribeshye, imitoma nateye yapfuye ubusa, iyi ni ingegera, dore ukuntu areba nabi, niyo ari kugenda ugira ngo araza, tisha uwakubyaye yaragendeje ntazagire ngo yarabyaye kandi agutereta. Akabi gasigwa keza Mana yo mwijuru, benda unteye umubabaro, burya abagabo nuko muteye koko. We n'abagore ntabwo mvuze abagabo gusa, buretse gato uyu mukobwa se waje ashaka amafaranga ntayabuze, amarira araje, ugakunda taye, wamara kumusonzesha yagenda ukamuzinukwa. None se uwo waje akunda akazi yamara kubona gahagaze akavuga ati narakwibeshye wowe. Hari abajyama bafite amafaranga. Mbere njyewe iyo bavuze urugo mbona umugabo, umugore ngira ngo narabikubwiye. Hanyuma mutima w'urugo kuri kumujugunya. Buretse ndabizi ko umugore ari inkingi ya mwamba, ngira ngo twarabivuze ni mutima w'iki w'urugo, ni inkingi ya mwamba pe. N'umutima buriya uriya nkingi birimo n'umutima burya. Icyo nshatse kuvuga hano ni iki? Buriya urugo rubuze umutwe kugira ngo rube rugihari, ndakanyagwa nta ruhari, cyo kimenye. None se wagira ngo uriya muntu ufite umutima yamara gucika umutwe akaba kiri umuntu? Nsubiza yego cyangwa hoya, nta bwongo. Erega buriya ngewe uzi ikintu nshatse kuvuga, ni ukuri ubaye uri umugabo ukaba warashinze urugo ugendeye kuri taye, wisubire uhindura uburyo. None se buretse gatongo base. Kabiri, ubaye uri umugore ukaba waragiye kubaka utwawe n'amafaranga y'umugabo, genda usubire mu nyingo y'umushinga, kuko uwo mushinga urarangira, amafaranga arashira, umugabo ashobora kurwara ajya gushaka undi. Buretse nkubaze, ngiyewe ndagukunze cyangwa wowe uramukunze? Nkunda nge nyine wikunda ibyo. Buretse gato ariko, buretse gato, wowe uri iki? Wowe urinde? Nge ndi umuntu. Buretse gato nkubwire, nyumva neza, wowe uri umuntu wujuje ubumuntu. Yego ndabyemera. Nuriya wundi nawe ni umuntu, nyumva neza. Amafaranga ni support. Nuriya wundi ni umuntu, ariko ubu tuvugana umuntu ninde? Barakubwira ngo umuntu n'ubumuntu ntabwo ari ibitureba. Yes, mfite ubumuntu. None rero ngewe nge gutereta sindi Imana, nkureba ariko narebye ubumuntu bwawe. Donc ubumuntu bwawe nge nzabubona uko dutindana, ariko nge ubu tuvugana mu gutereta kwanjye ndakureba housing, ibyo uvuga, ibyo ukora, imiterere, ibyo unyijeza. Ariko cyo byahinduka. Berena umeze neza cyane. Ngende umeze neza. Ngewe ndimo ndibaza hano, sibyo? Uvuze ko utareba mu mutima, nanjye ndabyemera koko. Nkuko amaso y'umuntu yireba mu ndorerwamo cyangwa se mwibase, niko umuntu areba mugenzi we, amureba igihande pe. Nta nubwo wareba umuntu ngo umumenye, ariko byibuze
wivuga ngo ukuruwe na taye kuko zishobora kurangira bitewe n'ubukene. Uretse ndagira ngo abantu badukurikiye baze kutubwira nyine buretse basi mu mwanya udafite taye kw'iki gihe nyemera tugendane neza. Nyine ndakusaba umwanya udafite akagasura keza sinaguhaye umwanya kandi abantu bazongera babikubwira. Wamba bariye nkavuga basi uko niyumva n'unkorogojora birapfa. Bere na uzima mvu ndikubwira ibi bintu. Dufite ingo nyinshi zirimo guhungabana zirimo gutuma dukora ibi bintu tuganira uku kuntu. Numara kubwira umusore ngo nakunde taye ni ikibazo gikomeye cyane kubera ko ashobora kuba afite taye ni byiza koko rwose umugore ufite taye uranamureba ukanezerwa iyo atenga bamwe bavuga ngo ni nk'igitunguru sinzi ukuntu babivuga ariko iyo taye uteganye ko ashobora guhura n'ubuzima ashobora gusama inda ya taye ikarangirana no kubyara ashobora kutarangirana no kubyara rimwe ikarangirana no kubyara kabiri. Ese uzajugunya umuntu ngo kubera ko taye yagiye cyangwa ahubwo uzamwitaho umube hafi urebe igituma agize intege nke zituma umubiri utamera neza uvuze urebe ko yasubira ku murongo. Ese nadasubira ku murongo uzamwanga kubera yuko taye itagihari kandi waramugize umubyeyi waramugize mama w'abana bawe. Iki kintu nicyo kwitonderwa. Namwe bakobwa mwumva ko wakunda umugabo kubera ko afite ubushobozi simbyanze cyakoze uzabanza ureka afite ubushobozi bwo mu mizi bukomoka muri famiye kuko niba ari ubwe wenyine isaha n'isaha aramutse arwaye ubwo bwahagarara kuko utuma ubushobozi bubaho yaba atagihari yaba atagihagaze atakemye atakirimo gukora. Ariko niba warashatse ukurikiye ubutunzi uyu munsi n'ibyagatumye haba amakimbirane mu rugo rwawe ngo kubera yuko umugabo adafite amafaranga, ndabinginze ndabasaba njya nkunda kubabwira ngo ndabakunda kandi koko niko kuri mba bikuye ku mutima ariko nawe ubwawe basi bwarimo reba icyaguteye kubaka ubundi niki numara usubiremo urebe neza koko ikintu cyaguteye kubaka ari cyo wakabaye uyu munsi wa none ukigenderaho. Niba warubakiye ku mafaranga akaba atagihari ntago ugomba kubaha umugabo kubera ko atagikize. Ese niba utakimwubaha ibyakuzanye bikaba byarangiye ntiwagenda mu mahoro kugira ngo mwicane cyangwa muhore mu Rwanda mu makimbirane n'abana banyu mubaha uburere bubi. Ese mukobwa mwiza nkwibarize sibyo uko ubaye warashatse ukuruwe n'ibintu utabanje kureba uwo mugabo kuzamwubaha ubuzima bwe bwose wabusabwa gusubiramo ingingo wagendeyeho wubaka ugomba guteganyana icyo bita umupango wa kabiri ukavuga utubwo ngendeye ku mafaranga ariko nibuze nanashira nanjye ngiye gushaka ukuntu nkora umugabo n'abatagishoboye kuyakorera ngewe mbe nkora byiburaho ho nakumva. Ariko nibuzi ko wagendeye ku mafaranga ukubaka urugo mbere nabizagorana. Hari ikintu ngewe ntajya nemera ubu tuvugana n'abantu badukurikiye baraza kukubwira yego mu by'ukuri wenda izo nizo mind zawe ni nako wubatse utekereza ntago nabikukuramo ariko 90% abantu bubatse bafite ibitekerezo kimwe kiri ku mitungo wanyumvise neza icyambere ni imitungo runaka afite uriya ntago yancisha inzara iriya nzu ntabwo ntawayisohoramo kuko imeze neza niyo byahinduka bikaba bibi twakora divorce ntago nagenderaho harimo umutungo twagabana hari abubatse bari kuri izo ntekerezo ndimo ndabyumva wabyumvise neza hari nabubatse ingo bari kubwiza uyu musore afite 040 reba shaka unari kibogari reba shakira gituza cy'umuntu akiryamyemo yego akaza ari muri izo nzozi ariko donc narebe ejo inyuma y'ibyo inzozi nyine unze kubiza wabyumvise ndabyumva cyane noneho hakaba nabubatse uyu mwanya bahawe pass nta mwanya wo gukundana cyangwa se wo gutekerezanya begeza banagira uriya musore n'umwana mwiza buretse gato ibyo umwana bwiza ibyo muri pass nibibamo afite amafaranga akeneye umuntu wo kuba babana ukazukirira amafaranga yego uri tayari
atende tayari afite amafaranga afite akazi keza diaspora afite iwabo babikize ibintu ati uri tayari akimara kumva ibyo atanamuzi atabati imana muza n'uwo muntu urumva donc nashaka ze ari umusaza nashaka ze ari uw'ibiro 50 nashaka ze apima 150 ariko biriya bamubwiye bihari urugo ararubamo wenda ejo nashaka zareka kumurarikira cyangwa se kumwishimishaho ariko ari mu rugo azajya kubishaka hanze ariko byitwa ko aba mu rugo yego niyo mpamvu uzasanga bakubwira ngo runaka afite umugore ukiri muto kandi arashaje iyo urebye ubona bidahura ndetse n'uriya mugore we amuca inyuma tubona ko atamukunda yes ntabwo amukunda nyine hari ibyatumye aza mu rugo hari ibyatumye aza kumushaka ya rero ngira ngo wowe tekereza wenda iryo 10% ndemera ko hari abubatse bafite urukundo avuga ati yabyara tutabyara nkuko bajya basezerana bakabivuga tuzabana tuzasazana yananuka yagira inda nini yabyibuha nzakomeza kumukunda urumva mu isezerano haro bavuga ngo mu byiza no mu bibi yego ariko abubahiriza ijambo rivuga ngo mu byiza no mu bibi nibo bake donc uyu munsi barataha bamaze kuva kwa pastor bavuze ngo mu byiza no mu bibi bagera mu rugo yego umwe akavuga atereka mugerageze ndebe ko ibyara hiye ari byo akagambira kumugerageza cyane gusuzuma umuntu n'Imana yemeye ko Satani agerageza Yobu oya n'Imana yagerageje Aburahamu cyo komeza ndakumva hoho ntaribi hanyuma aravuga ati ngiye akagerageza umuntu ndebe ko ari sawa akamukubita igipimo uyu munsi yarangiza akavuga ati bo ngiye kugerageza nshakishe buryo ki mubwira ko ku kazi banyirukanye bangabanyirije umushahara yego urumva bangabanyirije umushahara we yaje aziko ahembwa 500 atubone 500 for example none ubu sheri bamanuye bambwiye ngo niba ntemera 100 mbyihorere kandi inzu babamo yishyurwa 150 umugore ati ntago biri buvemo umugore ahita ashyira ubwenge kugiye agahita asanga nayo kwishyura inzu ntarimo kandi akeneye kurya no kwisiga no kubona amafaranga asigara muri marete kugira ngo najya asohokana na babandi yagiye yemeraho ngo nge ndarenze simba mu cyiciro nk'icyanyu mfite umuntu urenze batamusuzuma agahita yifata nk'agakombe cyangwa Terimose ahita atangira rero ibitekerezo bakagenda noneho uwaje rero azi icyamuzanye iyo abonye ibi bibije asenga Imana akavuga ati niyo yari yabikoze komeza wihangane dusenge wenda gerageza ushakishe n'ahandi nibikunda bizakunda nibidakunda nyine ubwo Imana izuko izadutunga tuzakomeza waje akurikiye umuntu ni rya 10% nakubwiye nyine nuwaje akurikiye umuntu apana ibintu ariko 90% na amafaranga nahavuka hari n'umuntu bana nundi atitaye ku bwiza bwa shiriwe ahubwo yitaye ku rugo sheri wavukamo yego abo nabo turabafite mukamana avuka akomeye uriya muntu nkurikije ahantu avuka niyo yaba adakora nzigwandika kuri dataruka cyangwa kuri mabukwe yego ntago inzara yanicyo nuwamenya ko ngewe ntunzwe n'umwana wo kwa nta gihombo n'abafite niyo yaba ari ikigoryi bakumva ko ndenze abo turabafite mu by'ukuri ingo ziri gusenyuka zisenyuwe nuko abantu bagiye bajya gushaka bo nanijya kubeshya ngo kubaka no bagiye gushaka nabo babana batafite ingamba yo kubaka badafite intego gushaka ni kimwe no kubaka ni ikindi hari abagiye gushaka ariko batagiye kubaka Berena iki kintu kiranakomeye kuko ni nacyo kirimo gutuma habaho bino byago byose mubona abiyahuye abapasiteri bitwitse imiriro yatse ibintu byakomeye ejo yagiye hanze yateye inda umugore ntaganduka mbese ugasanga ni umuriro mu rugo nyina abo bapasitoro bo araza agatekereza akavuga ati bo uyu mukobwa ngiye kumutereta mwe abona mbese uyu mukobwa we ajya kubenguka pasiteri yabonaga pasiteri mu bihe byiza
umukobwa akavuga ati ni narabwiye Imana ko izamu umugabo usenga ukijijwe, none Imana igize gute? iramumpaye, irabikoze, ngeze amahirwe. yamara kumugeza mu rugo agashiduka asanga pasiteri kujya kandakanda mu tubere tw'utundi twana tw'utwangavu twaje gusenga. Noneho umugore akavuga ati ko nari narasabye Imana umugabo muzima ikamuma nzi ko ari pasiteri, ibi natangiye ni ibiki? Ejo mu gitondo akajya kumva ngo wa muririmbyi wabo atwita inda ya pastori, madamu ubwonko bugahita yumva umusatsi. Yego, donc bitangira ari gake, uko iminsi igenda ishira, wenda uyu mugore wa pasiteri ntago mutera amabuye ashobora kuba yaraje nyine yijejwe ko ibitangaza bihari, kandi yenda pasiteri ari muri bya byiciro twabonye nta na gahunda yifitiye, nta pasiteri nta nagakiza yigeze, ahubwo bamutoye kubera ko babona azwi. Nyuma ndetse urabizi ko uyu mugore abana n'umugabo, hari igihe akenshi rimwe na rimwe iyo umugore yafashe neza umugabo, hari igihe umugabo amubwira n'akari murori nka kwa kundi kwa Samusoni, aranezerwa akabivuga. umugabo kumva aranamubwiye ati nubwo ubona ndimo ndirivura abantu nkubita abantu bikubita hasi, buriya hari ibanga nkoresha. Ati buriya nagiye muri Nigeria, ati buriya mete iri hariya uzajya uyicunga, iramutse igiye uyu mutungo wose twawubura. Umugore akibimenya akibyumva ahita yumva ko ibyo we yasabye Imana atari byo yahawe, yatengushywe. Yego, donc agatangira kwemera gushinyiriza akabana nabyo, ariko mu rundi ruhande hajemo akantu. ubwo nuvuga ngo wa mubano mwiza uhise utokora nyine ako kanya, mbese biba bimeze nk'amata agiyemo akantu. Ako kantu iyo kagezemo rero ni handi pasiteri abwira umugore ati ngwino dusenge, kubera ko umugore nibundi azi ko yamumenye, nibundi azi ko nta sengesho ryiza rihari. ati senga, agatama ati wowe senga nta kibazo, senga nta kibazo, ngenda hari. Noneho n'ahandi pasiteri abwira umugore ati nagiye gusengera abantu abakozi b'Imana bwanyiranye, ntamwizera, agatavuga ati nibundi yagiye kwisambanira. Ariko bere na uvuze kuri icyo kintu cy'abapasiteri mpita nibuka, tureke n'abapasiteri, uzi ko dufite abakristo bazi yuko gushaka umugabo ukijijwe, umugabo ukijijwe ndashobora gusambana ngaca inyuma. Umugabo ukijijwe arasambana, ubwo ninjye nawe nyine buretse wumve nyine icyo ngiye kukubwira. Dufite abantu bakomeretse batumye ingo zabo zitamera neza kubera kunanirwa kwakira ibintu bibabayeho. Njya nkunda kubwira abantu ngo iyo ufite intego mu rugendo, nta ikintu uhuye nacyo usitayeho ngo ugitindeho. Wabyumvishe? Tuvuga wenda urahagurutse bere na uvuye hano ugiye hari ahepfo kuri kaburimbo, yego, niba usitaye urahagarara ku kigusitaje cyangwa urakomeza intego y'urugendo uyigereho, ugenda uzana ikikujyanye. Biterwa n'intego y'urugendo. Nyine bitse wumve ahantu mabwira abantu, ariko iki kintu ngiye kukibwira wa muntu uzi neza ko dusoza kandi nta kubitwa, yego, tugana ku musozo. Uyu mugore nta kubitwa n'umugabo we, yego, nta nubwo amutoteza, ahubwo yananiwe kwakira ibyago yamenye biri ku mugabo we, uko ziyasunyibutsa gutera. Reka nibwirira umudamu witwa umurokore cyangwa se usenga Imana, wizera Imana, wari warikizemo ko biriya bintu barahiye kwa pasiteri ngo sinzifuza umugore wundi, sinzifuza n'umugabo wundi. Ariko uyu munsi akaba yaramenye amakuru ko umugabo we yagiye hirya hariya agatera inda umwana w'umukobwa. Yego, yamara gutera umwana w'umukobwa akavuga ati se ko mbizi neza ko dukijijwe, nkaba mbizi neza ko yandahiriye kandi umugabo wanjye anyereka ibimenyetso by'uko nkunda, yagiye gutera inda yabuze iki? Umwana akavuka yajya kubona akabona ahubwo ararusha abe gusa na se, akabona ibimenyetso simusiga byerekana ko uwo mwana ari uw'umugabo we. Ndagira ngo mbwire uyu mugore ngo niba uzi neza ko umugabo wawe uretse iryo kosa yakoze akaba izindi nshingano zo mu rugo zose azikora neza, icyo ngicyo ni igitero Satani yazanye kugira ngo gikire gute kinyeganyeza urugo rwawe. Shikama wubaka intego yawe no kubaka urugo rugakomera. Uzabone yubaka, yes, azabona icyo abwira abana yabyaye, abona icyo abwira abamukikije, kandi si ngoma ngagenda bivuga mu bahisi n'abagenzi. Nahomeho urugo rwubakwa no kwihangana. Dusoza reka mbwire uyu muntu wagiye kubaka ashingiye ku kazi k'umuntu babana, donc ni umugabo cyangwa se ni umugore. Yego, umwe n'umwe muri mwe yari afite imitungo, ugenda wowe ari cyo ukurikiye. Uyu munsi ubutunzi burashira, tujya tubona amaduka ashya, burashira pe, tujya tubona abantu bakurwa ku kazi, tujya tubona diplome ziteshwa agaciro, amaduka tujya tubona cyane. Rero ni mwongere mwibuke ngo tuvugurure urukundo.
uyu munsi mumere nk'abari gufiansa mutangira urugo rwanyu bushyashya hanyuma nutangira ukabona ubu umubana nk'umusheri mushyashya warangiza ukikuramo mayindi y'ibitekerezo by'ibiryo by'amafaranga ni byiza ko wari witeze yes nibwo urugo rwawe rushobora kuzaramba nibwo rushobora kubakwa mbere na ariko nanone igihe uzaho riteka mu mutwe wawe urimo harimo ibintu bivuga ngo uriya muntu nta kiza cyamuvaho menya ngo urugo rwawe n'ubundi niyo yakora ibyiza 100% ntiwabishima niyo yapfukama niyo yaza umva ebana niyo yajya aza akagusanga mu muhanda pfiriye nibundi ntabwo wabona ko yakoze neza icaba kiza rero nukubanza kwikuramo mind y'ikibi ukisetingamo ikiza mbere na kano kantu rakavuze unyibutse ikintu umuntu uba warahisemo kurusha abandi mbere y'abandi utitaye ku mpamvu yatumye umuhitamo arabaruta icyambere tucyahangaho ndakure kukomeza ariko utaza kunjisha uyu muntu arakubyaje uyu muntu uramubyariye mana yo mwijuru bamurushi byaza ni kimwe my friend dufite abantu babyajwe ariko babaye indushye waretse ngasoza buretse ngusoza urambwe ngo umuntu wahisemo mu bandi ukamurutisha abandi bose ukamuzana iwawe nugera hanga urasanga ingo 90% cyangwa 80% zahita ziva wese itazinga imyenda yakageta sanga umuntu bateretana nari ntarasoza rego murambujije nyine banza unyumve neza ubu tuvugana mukamana ufite abantu bagukundaga n'urugero benshi hanyuma wanasanga uwo mwabanye atari we wo gukundaga cyane kurusha abandi nta gipimo rigatuba dufite uretse gato wasanga atari nawe wasuritse imitoma cyane no kurusha abandi ntago ubu tuvugana ugiye muri izo ntekerezo hari umuntu uyu mwanya wabanye n'umuntu donc agahita avuga ati uriya nyine nubwo nyiraka kwa nkunda cyane ariko ibyo biratinda arimo aranyumvisha ko ubwo bwazaba nyuma y'imyaka 3 uyu badakundana cyane kubera ko afite intego ya vuba bagahita bibandira ariko yarugeramo kakanu kawa muntu wamukundaga cyane kakagumamo uyu mwanya natwumva tumubwiye ngo uwagukundaga cyane umuntu wagukunze cyane kurusha abandi wumvishe nabi bibiri uwo wakunze kurusha abandi ndavuze ngo uyu muntu waguhise nari ntarasoza bere nawe baza warakomeretse mu rukundo genda kuvumbuye bere nari mushimiye ahantu bakunzi banje mu byumve bere nari nshobora kuba mushimiye ahantu hari ikintu cyamubayeho umuntu yakunze cyane ribaba zaye nyene mufatira ndabivumbuye ahubwo dore icyo nari ngiye kwivugira nari ngiye kuvuga ngo suko ubutarafite abandi wa mugani mwanagendanye mwanakundanye mwanateretanye ndetse cyane ngiye nkunda no kubwira abantu bagiye babireba abantu bakundanye cyane kurushaho nta nubwo banabana sinzi ikintu kiza kikabatandukanya inshuro nyinshi umuntu wakunze cyane ntimubana haza imbogamizi icyo nshatse kuvuga hano ni iki ni ukuvuga ngo niba warafashe umuntu ukemera ukamuzana iwawe nicyo nari ngezeho icyatumye abahiga akagera iwawe ukamwereka umuryango wawe warangiza ukamuvugiraho ya magambo uzimuvuga ukamwambika iriya mpeta birabyimeta ntago bikiri mu gihango wambabariye basi wambabariye nka ibintu byimeta uza amagambo bayivugiraho ibyo byihorere abazambikanye ni benshi ariko tuvugana naravuye ngo umukobwa w'ubu ajya kugira ngo azambike iriya mpeta wowe ukayimwambika amaze kwambara impeta zirenga 20 atazambara imbere ya pasiteri yego ariko azambikwa uyu munsi hari uwahawe inkwano mbese hari uwahawe inkwano zirenga izo ise yamukosheje umwe araje akuye isaha undi akoye agakweto keza undi akoye amavuta y'ibihumbi 100 undi akoye telefone nziza undi araje akoye akambaro kagezweho abo bose yakiriye inkwano niyo mpamvu mbwira ngo umukobwa w'ubu ni umukobwa nta mukobwa tugipfa kubona abenshi bamaze kwaka inkwano mbere yuko base babako rero kuza kunyumvisha ngo bamwambitse impeta ngo bavuga amagambo uwakwereka yavuzwe mbere bamukubita izira impeta zindi akobere nango bazakabaza ubundi inkwano urayizi uyu munsi bamukubita fiançailles ejo akayigendana yayimara n'icyumweru akayikuramo nyuma y'uko kwezi hakaza undi nakamukubita fiançailles nawe yamara n'ukwezi akayikuramo urambwira kuvuga bageze mu rugo rega wewe uri muri ibera mu kandi warakomeretse genda ndakubya guvumbure ni ukuvuga ngo ndi kuvuga bano bantu babona hari ibintu birimo gutuma urugo rwabo runyeganyega nibazirikane ko urugo rwubatswe ntiruba rukwiriye gusenyuka ikiganiro tugisoreje
mukurikira ikiganiro igice cya kabiri kuko ndumva iki kiganiro gifite ibindi bishami gifite ibindi bintu ahubwo nyumva wowe rata niwumva hari icyo wambwira muri comment kimbwire niwumva hari icyo wabwira Revania muri comment kimubwire hanyuma utubwire ese uyu urebye koko ubona uri mu ruhande rw'ukuri hagati ya Revania na Bernard arinde ubibona uti tuzabimenya mu gice cya kabiri. Umuntu agomba kwihangana kugira ngo urugo rukomere. Oya tuzabimenya mu gice cya kabiri. Tuzamenya uwihangana arinde muri abo. Okay, nta kibazo. Ndabakunda bakoze. Reka tubashimire kandi mugira amahoro y'Imana. Utarakora subscribe kandi subscribe hanyuma Imana iguhe umugisha.